Itemo Spring agasobanuye hano twaje mu gikorwa cyacu P7 provider ya talent tukaba twaje bitabira cyangwa se akomana kirongeye kirahamagara ma igikorwa kiracyakomeje ya ni byiza cyane kandi igikorwa cy'urukundo gikomeze kubanirana neza. Kuri koga akazi karangiye mwa eware P7 bari kugutera icyonda ni cyasura yego umukobwa muri moto amwita papa Vizio amwita papa rero bari kumwe bamwita Tabi n'uturine tubi aramanyutse mu bwo ari kumwe na Vizio bawaje gukora umuganda yakwiba amashati yaguye mumaze moto bari uracyaka iwacu ari kwikobwira ubusa cyakuyemo mu ni Aline yataye ibari mu duki do babonye n'agapfukamunwa urebe muraje kubaka yambaye agaposi muraje kubaka yambaye posi perezida wacu abana baje kubaka yambaye abaposi abapeti bayifa bari ari garagaza ko P7 turabakize twarakize wabwiwa wabwegera ko agiye mu kirori akaba yambaye posi ako gukora umuganda ni ingenzi. Urebe turi gukora umuganda reba Ivan yambaye sapo we Bandari kuri gusenya mwa ni muri abajyana tuze kubagwa niyo mpamvu ngo byasenyutse Bandari n'ukuriye ntago namubonye n'ukuri ataza akayongirijwe nade na baba burya baba nagaruka do uriya nize ali ewani yaje yodoka ari mu buhanga bw'icyondo Mfano mlivona P7 provider of talent Jokori Uganda Ajokora umuganda abantu bajyaga bavuga ngo P7 ngo turirata ngo nta kintu dukora tujya dukora umuganda kuko turi mu cyondo urani Ivan P7 nako tujya twirata tujya dukora n'umuganda ari kubaka nako tujya twirata dukora umuganda ari kubaka
mubona hano hari abakoca nka Kamanzi bari mu duki bari mu duki bana baje mu butembere inzi kabisa none uyu ni Eve ari kuba kambaye isapu kuba kambaye isapu reba cyantabi n'udufimi umuntu agiye bakambaye filimi cyangwa arareba ibirari ni engineer noneho ariko wahereye saa 11 n'igice wageza saa 11 n'igice saa 11 n'igice uko muri kwibona twahita twayitangiye wanziza mbere yanjye Burundi ya karara now ranges ntabwo dupfunyikiye buriya wewe uyende hawa uyende wanjye we peti imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba gukunda igihugu ni ame kandi dukomeyeho sibyo ntabwo ari mu mugongo wa mugenzi wawe yego gukunda igihugu ni ame kandi dukomeyeho youth volunteer nakudoka urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba ni ame kandi dukomeyeho volunteer nakudoka ubumwe bwacu izo mbaraga zacu ubumwe bwacu izo mbaraga zacu imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba gukunda igihugu ni ame kandi dukomeyeho imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba volunteer nakudoka turinganiza Rubavu birangwa n'umutuko mwiza iterambere ibikorwa yagize intego ubumwe bwacu izo mbaraga zacu aho niho yeah zabimenya yego ubumwe bwacu izo mbaraga zacu twebwe muratumenyereye na bagenzi banjye ko mwatubonye mwaramutse mwese umunyarwanda muzima ukunda igihugu n'abagituye uharanira no kwigira no kwihesha agaciro niho inganji za Rubavu turi inganji za Rubavu zirangwa n'iterambere imihigo twayigize intego izo mbaraga zacu ubumwe bwacu izo mbaraga zacu intavogerwa z'umurenge wa Rubavu turi intavogerwa
intego aho byose birashoboka. iduhiganwa turayobora. ntiduhiganwa. Mirongo itatu. Ni mirongo itatu. Abafite gugu hafi baguguringa. nta muntu ufite gugu. Abafite gugu hafi baguguringa. 12 yes. Uyobora ni uyoboye meya niyo uyobora akarere ka Rubavu ariko mu mihigo umurenge wa Rubavu uza ku Isonga. Yego Yego. muri make ni Nshimiyimana Elize umukozi w'umushinzwe w'ubuza kimwe n'abafana Matendo aho bakuza hari gahunda ihari abo tuza kubasinda tujye muri gukora turabishima kandi turabyemera dukeneye umwanya mugakomeza. Yes. Hari gahunda dufite n'intore mu biruhuko. Gahunda yatangiye tariki 3 z'ukwezi kwa 8 ni gahunda rero nta kindi iteganyijwe Kubona adafata. niko kuburira ganire mumenyane muri biruhuko mukore ibikorwa byiza mu masigo ibikorwa byo gufasha kugira gutekera baragiye ngo cyumwe sigaye murabyumva neza rero tuje hano kumufasha byo muri moni yego kandi natwe twishimiye gusoroma yego turabishimiye ntabwo rero gushimira umuyobozi wacu dukeneye aradufasha tukababona kandi namwe bibagirira akamaro ashobora kuba aturanye n'iyo tukamubwira turaganira n'utabwira amata uhari byose gusa Hi.